mbahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Uyu munsi wa none ni umunsi wa 22, umunsi w'amasengesho 40 dufite, aho twifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego cyanditswe na Pastor Warren. Ndagira ngo rero dusenge Imana kugira ngo tuganire inyigisho y'uyu munsi. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu, uduhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe n'abadukurikiye bose. Ndagusabye kugira ngo uzubane natwe kandi ijambo ryawe ritugirire umumaro muri byose, mu izina rya Yesu mwami wacu, amen. Uyu munsi nk'uko tubivuze ni umunsi wa 22 w'amasengesho y'imisi 40, aho twifashisha iki gitabo cy'ubuzima bufite intego. Ndagira ngo isomo ry'uyu munsi riratubwira ngo waremewe gusa na Kristo. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abanyaroma ibice 8 n'umurongo wa 29, niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Imana yari izi neza ibyo ikora kuva mu itangiriro. Yagennye kuva kera gushushanya ubuzima bw'abayikunda bugasa n'ubuzima bw'umwana wayo. Muri we nimo tubona ishusho y'umuntu ya mbere, kandi ari nayo Imana yifuza ko tugira. Iyo turebye uwo mwana tubona umugambi Imana yari ifite irema buri kintu cyose. Tubasha kongera kwifashisha urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 15, kugira ngo aho naho tuhasome, hanyuma twumve ijambo ry'Imana cyo ribivugaho. Abakolosayi igice cya mbere n'umurongo wa 15 haragira hati: ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Ahangaha ijambo ry'Imana nkuko tubivuze uyu munsi turiho tuganira, iri jambo ritubwira ngo waremewe gusa na Kristo. Imana kuva kera kose yateguye yuko abo yamenye kera ikabahamagara, kabatoranya, yagambiriye kuva kera kose yuko abantu bazasa na Kristo. Waremewe guhinduka ugasa na Kristo. Kuva mu itangiriro umugambi w'Imana wari wo gushushanya n'umwana wayo Yesu. Icyo nicyo waremewe, kandi niyo ntego ya gatatu y'ubuzima bwawe. Uwo mugambi Imana yawuhishuriye mu gihe cyo kurema ibiriho. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Nshuti bavandimwe, tumaze kumva neza yuko umugambi w'Imana ari uko abo yamenye kera ikabahamagara bagomba gusa na Kristo. Hari ikibazo cyo gutekerezaho. Umuntu ashobora gutekereza, ni mu kahe gace k'ubuzima bwanjye nkwiriye gusaba imbaraga z'umwuka ngo zimpindure ndusheho gusa na Kristo. Gusa na Kristo ntibyizana. Kugira ngo duse na Kristo hari inshingano eshatu tugomba gukora kugira ngo duse na Kristo. Inshingano ya mbere ni uguhitamo kureka imigendere yacu ya kera. Iyo dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ibice 4, urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ku murongo wa 22, haragira hati: bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana. Ahangaha biravuga yuko tugomba guhitamo kureka imigendere yacu ya kera y'ubupagani, ya yindi abantu bahozemo bataramenya Kristo. Iyo turetse iyo migendere yacu ya kera, tubasha guhinduka kandi tugasa na Kristo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Niyo dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abanyaroma ibice 12 ku murongo wa 2, haravuga hati muhinduke kandi rwose mugize imitima mishya. Inshingano ya kabiri ni ukureka umwuka wera agahindura uburyo bwacu bwo gutekereza. Iyo ni inshingano ya kabiri tugomba gukora. Tukareka umwuka wera agahindura uburyo bwacu bwo gutekereza.
n'ubundi aha mu Efeso ibice 4 ku murongo wa 23 haravuga hati mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Ntabwo umuntu ashobora gusa na Kristo atarahinduka mu mitekerereze. Mu mitekerereze niho umuntu afatira ibyemezo byose. Imikorere yose ishingira mu mitekerereze y'umuntu. Aha rero biradusaba ko tugomba kureka Umwuka Wera agahindura gahunda, agahindura uburyo bwacu bwo gutekereza, tukagira imitekerereze mishya, duhinduka bashya. Iyo duhindutse mu mitima niho dushobora gusa na Kristo. Kandi nkuko dufite intego y'umwaka ivuga ko tugomba kuba nkore bandebereho nka Gideyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro ndetse no kutwubahisha. Ibyo ngibyo ntabwo dushobora kubigeraho tudahindutse bashya. Aha turareba inshingano ya gatatu, n'ukwambara kamere ya Kristo. Turabisanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba 2 ku bice 3 n'umurongo wa 18. Aragira hati natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka. Bice 3 umurongo wa 18. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Ahangaha iyo duhindurwa tugasa nawe, duhabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza, tukagira ubwiza bw'umwami w'umwuka. Aho niho dushobora guhinduka tugasa na Kristo. Kandi gusa na Kristo nibyo twahamagariwe. Reka rero nshuti bavandimwe dukomeze tuzirikana cyangwa se tureba muri iki gihe cya none ko dukwiriye guhinduka rwose by'ukuri. Reka turebe ku ngingo yo kuzirikana. Ingingo yo kuzirikana dutekereza ku buzima bwacu iravuga ngo naremewe gusa na Kristo. Umurongo wo gufata mu mutwe ukavuga ngo uko umwuka w'umwami akorera muri twe tugenda turushaho gusa nawe kandi tukarushaho kugaragaza ubwiza bwe. Ahangaha Abakorinto ba 2 ibice 3 ku murongo wa 18. Ndasubiramo ku kibazo cyo gutekerezaho. Ni mu kahe gace k'ubuzima bwanjye nkwiriye gusaba imbaraga z'umwuka ngo zimpindure ndusheho gusa na Kristo? Turarangije dukomeza kubibutsa kuzirikana kuri iyi ngingo yuko twaremewe gusa na Kristo Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu kuko duhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Reka buri wese wateze amatwi ijambo ryawe umuhe kurushaho kuzirikana inshingano akwiye gukora kugira ngo ase na Kristo, kuko ari byo twese twahamagariwe kandi twatoranirijwe mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.